Ni iby'agaciro gakomeye kuba muri kumwe natwe kuri Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda. Tubahaye ikaze muri gahunda zacu zikomereje muri dusangira ijambo, aho twinjiye mu rubuga rwa Ndi Umunyarwanda. Urubuga rwa Ndi Umunyarwanda akaba ari gahunda ngaruka kwezi hano kuri radio ndetse na Televiziyo Rwanda, itegurwa n'umuryango Unity Club Intwara Rumuri ndetse na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe ku bufatanye na RBA. Tukaba tuganira kuri Ndi Umunyarwanda. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda igomba kuva mu biganiro ikinjira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikaba ari itugenga nk'Abanyarwanda. Ese ubundi utari Umunyarwanda waburi iki kindi? Ariko se Ndi Umunyarwanda ntabwo ari amagambo gusa. Ndi Umunyarwanda ni imibereho, Ndi Umunyarwanda ni ibikorwa ndetse n'imyitwarire igomba kuranga buri munyarwanda wese. Ariko Ndi Umunyarwanda nk'uko mubizi ikaba yaraje kubera amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ariyo mpamvu izo nzego zose nari maze kuvuga haruguru, ari umuryango Unity Club Intwara Rumuri, ari Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bashyizeho gahunda nk'iyi ngiyi, urubuga rwa Ndi Umunyarwanda, kugira ngo dukomeze twimakaze Ndi Umunyarwanda mu mibereho yacu ya buri munsi. Mbahaye ikaze, nitwa Divin Uwayo. Mu rubuga rwa Ndi Umunyarwanda uyu munsi tugiye kugaruka n'ubundi kuri Ndi Umunyarwanda, ariko tuyirebere mu ndorerwamo y'umunsi mpuzamahanga w'amahoro wizihizwa buri mwaka mu kwezi kwa munani, aho u Rwanda nk'igihugu gifite umwihariko w'amateka ashaririye. Tugiye kongera kusubiza amaso inyuma tukarebera hamwe uburyo Ndi Umunyarwanda tuvuga muri aka kanya ishobora gukomeza kugira uruhare mu kwimakaza umuco w'amahoro no kubana neza mu Banyarwanda. N'imyaka 30 ishize u Rwanda ruvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yakorewe Abatutsi yabanjirijwe n'andi mateka ashaririye, amateka y'ivangura ndetse n'amacakubiri. Ariko twavuga ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abazi iby'intambara y'abacengezi murabizi, turabara imyaka irenga 20 mu Rwanda turirimba amahoro. Ariko se amahoro tuvuga mu Rwanda aka kanya ni amahoro ashingiye kuki? Ese dukwiriye kumva amahoro kubera ko nta ntambara ihari, kubera ko nta masasa avuga? Ni gute dukwiriye kumva amahoro? Ariko kandi se Ndi Umunyarwanda yadufasha iki kugira ngo ayo mahoro tuyasigasire ndetse ubumurage ku babyiruka? Niyo mpamvu muri iki kiganiro twiyambaje abatumirwa bagiye kudufasha kuganira kuri iyi ngingo. Munyemerere twakire Dr. Charles Murigande. Uyu akaba ari umwe mu banyamuryango b'umuryango Unity Club Intwara Rumuri, uhuza abayobozi babaye muri guverinema, abayirimo ndetse nabo bashakanye. Dr. Charles Murigande, ikaze mu kiganiro. Murakoze Divin Uwayo kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Turabashimiye natwe kwa mwitabira ubutumire bwacu. Munyemerere kandi muri iki kiganiro twakire Mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya. Akaba ari muri iki kiganiro ahagarariye ihuriro ry'imiryango ishingiye ku myemerere Rwanda Interfaith Council. Sheikh, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mu kanya gato kandi turaza kuba turi kumwe na Bwana Munyantwari Alphonse, akaba ari umuyobozi w'umuryango Aegis Trust hano mu Rwanda. Nabo bakaba bafite ibyo bakora biza kudufasha muri iki kiganiro. Nkuko nari natangiye mbivuga, ni ikiganiro twateguye mu rwego rwo kurebera hamwe uruhare rwa Ndi Umunyarwanda mu kwimakaza amahoro mu Banyarwanda, kuko isi yose muri uku kwezi dusoje kwa munani yizihije umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Ariko nibyo natangiye mvuga, nifuza no kubaza Dr. Charles Murigande. Mwakoze imirimo myinshi, mwabaye muri guverinema, mwahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Mwebwe iyo umuntu avuze amahoro, amahoro mwumva ari iki?
ese iyo tuvuga ngo dufite umutekano ubwo biba bivuze ko dufite n'amahoro, amahoro n'umutekano bihurira hehe? Hanyuma ndi umunyarwanda yo hagati aho ngaho nk'abanyarwanda iza hehe hagati y'ibyo byombi? Murakoze Bwana Dive ku icyo kibazo mubajije. Ni ikibazo abantu benshi batajya basobanukirwa neza, kuko akenshi muri rusange iyo ubajije umuntu niba bafite amahoro, iyo nta ntambara ihari bumva bashobora guhita gusubiza ngo dufite amahoro kuko nta ntambara dufite. Ariko ntabwo aba ashubije nabi, ntabwo aba yibeshye, kuko ikintu cy'ibanze gikenerwa kugira ngo umuntu ashobore kugira amahoro ni uko haba hari umutekano. Iyo nta mutekano ufite, byanze bikunze nta mahoro uba ufite. Iyo hari intambara, nta mahoro uba ufite. Ariko kuba nta ntambara ihari, kuba hari umutekano, ntibivuze ko tugira amahoro. Amahoro arenze kutagira intambara, arenze kuba ufite umutekano, kuko amahoro ni uburyo bwo kuba muri wowe nta guhangayika ufite, wumva uguwe neza, uryama ugasinzira, kandi ibyo ushobora kubibura nta ntambara ihari, ushobora kubibura hari umutekano. Ushobora kuryama ntugoheke nta ntambara ihari? Cyane rwose, kuko reka tuvuge ko mu gihugu abantu babanye bahanganye, badashyize hamwe, cyane cyane nk'iki gihugu cyacu tuba dufite amateka akakaye, aho abantu bicanye, abantu bamwe bagahaguruka bagashaka gutsemba abandi. Umutekano ushobora kuba uri mu gihugu, intambara yarashize, ariko ukumva uhangayitse, ukavuga uti nk'uko banyishe ejo n'uyu munsi bashobora kunyica. Icyatumye bahaguruka ejo bakanyica n'uyu munsi cyatuma bongera. Ibyo bikakubuza amahoro mu mutima. Ushobora no kuba ubuza amahoro kubera ibikomere wavanye mu mateka, ugahora uhangayitse, udatuje. Iyo bimeze gutyo, ufite ihahamuka, ushobora kuba ufite ihahamuka nta ntambara ihari, ibyo bikubuza amahoro. Ushobora no kuba uri no mu gihugu kidafite ubutabera butanga ubutabera. Uzi ko uramutse ugize ikibazo, ukurusha amafaranga, ukurusha konekisiyo cyangwa se ukurusha amaboko, ashobora kugutsinda mu rubanza, ukabura ubutabera. Ibyo nabyo byakubuza amahoro. Urumva rero amahoro ni magari kurusha kuba nta ntambara iri mu gihugu, kurusha kuba hari umutekano. Ariko umutekano ni icy'ibanze kugira ngo ugire amahoro. Iyo kibuze, byo amahoro aragenda. Biba ari kubikurushaho. Biba ari bibikurushaho. Muri kontekste y'u Rwanda rero, turebye umwihariko w'u Rwanda bijyanye n'amateka yacu, amahoro, umutekano, ariko amahoro nyayo arenze umutekano, ahurira he na ndi umunyarwanda? Ndi umunyarwanda ishobora guhuza ibyo byombi gute? Cyane rwose, ndi umunyarwanda navuga ko ari ikintu cy'ibanze kugira ngo dushobore kubaka amahoro. Si cyo cyonyine, ariko ni ikintu gitanga umusanzu munini cyane kugira ngo mu Rwanda hashobore kuba
amahoro yimbitse, amahoro arambye. Uti kuki? Kuko ndi umunyarwanda, ikigamije ni iki? Ni uko abanyarwanda bose bakumva basangiye, bafite ikintu bahuriyeho cy'ubunyarwanda, cyo kuba basangiye igihugu, bagifitemo uburenganzira bungana, bagifitemo inshingano zingana, ntawe ushobora kukirenganiramo kubera uko yavutse, aho atuye. Iyo washoboye kugera aho ngaho, urumva uba uteye intambwe mu kubaka amahoro. Nigeze kuvuga ko nk'iki gihugu cyacu gifite aho cyavuye mu bihe bikomeye birimo na jenoside yakorewe abatutsi, tutageze aho tuba twariyunze ngo twumve ko twese turi abanyarwanda dukwiriye kubana mu mahoro, mu bwumvikane, mu bushyigikirane, wahora nta mahoro ufite mu mutima. Kandi ndi umunyarwanda yazanywe no kugira ngo igere kuri ibyo ngibyo. Buri munyarwanda wese yumve afite ishema ryo kuba umunyarwanda, yumve twese nk'abanyarwanda dusangiye kino gihugu, tugikunze, twiteguye kuba twanagikorera twese hamwe kugira ngo tugiteze imbere, ndetse byaba ngombwa tukanagipfira. Ibyo iyo bigezweho, kwa guhangayika, kwa guhora wibaza, rwa rwikekwe rushobora gutuma ubura amahoro, rurashira. Rero ndi umunyarwanda, ni gahunda nziza yo kuzana amahoro igihe umutekano waje. ngira ngo birasobanuka neza kurushaho, ariko ndagira ngo mbaze Bwana Munyantwari, ngira ngo biraza guhura n'ibyo munakora namwe nk'umuryango Aegis Trust, bijyanye n'ibyo mukora ariko bijyanye n'umwihariko w'u Rwanda turimo kuvuga uyu munsi. Amahoro iyo mwitegereje mubona ashoboka? Abantu bashobora kugira amahoro rwose, tukavuga ngo amahoro abantu barayafite, atubwiye akamaro kandi umunyarwanda mu kuyubaka, ariko ese abantu batakaje cyangwa batezutse ku ndangagaciro za ndi umunyarwanda nabyo biri mu byabuza amahoro? Ni ibiki ubundi abantu bitegereza bakareba bakavuga bati ubwo iki tukibona tukabona iki, ibi ni ibimenyetso simusiga biduhamiriza koko amahoro ahari, mubirebeye mu ndorerwamo y'umwihariko w'u Rwanda? Akoze cyane Divin, abagenzi banjye turi mu kiganiro ndabasuhuje, kandi ndagira ngo mbashimire ubutumire na Unity Club gutegura iki kiganiro. Ku kibazo rero warumbajije, amahoro arashoboka rwose, cyane cyane iyo ugiye kubireba mu mvugo zacu, mu mazina twita n'ibindi, usanga ijambo amahoro rigaruka kenshi, ari ku bantu, ari amashyirahamwe bashinga, ari imihanda, ari ibibuga, ari amahoro abantu barayavuga cyane, ari mu buyobozi, ari mu matorero n'amadini. Amahoro ni ikintu abantu bose bifuza. Umuntu ku giti cyawe ati ndashaka amahoro, niyo abantu bagiye bavuga ati mpa amahoro, ariko ayo ngayo bavuga ngo mpa amahoro, cyangwa ayo ngayo bakubwira ngo ndeka, ayo ntabwo ariyo mahoro ushaka kuvuga. Ariko icyo mvugira ko ashoboka ni uko buri wese ayashaka. Tubizanye rero muri ndi umunyarwanda uko wari ubivuze, ntawe utiyifuriza amahoro. N'ahatari amahoro cyangwa aho umuntu atera undi bibazo, aba ashaka amahoro kwe ku giti cye. Aho ndi umunyarwanda rero yabera, navuga isoko, ikubitiro, navuga inarinda, yaba isoko, yaba ikubitiro, ariko yaba n'ingabo irinda amahoro, nuko
iyo turi muri ndi umunyarwanda ngo tuba turi umwe kandi ntawe utiyifuriza amahoro. Ubwo rero bivukana intambwe niyo, iyo twamaze kumva ko turi bamwe, ko uri umunyarwanda ndi umunyarwanda, u Rwanda ari urwacu, turwifuriza amahoro tukaniyifuriza amahoro twese. Icyo gihe rero tuyaharanira dufatanije, kuko tuzi ko igihe twayabuze naho jye nayakubuzaga, undi munyarwanda yabuza yibwira ko amahoro ye ari ukundi yagira ibibazo. Tutaziguye ugiye mu ngengabitekerezo jenoside n'amacakubiri, kuvuga ko ibyo babagosora bavuze ninkoreho igice kimwe cy'abanyarwanda nkakica ndaza kuba ngize amahoro, ningira ibibazo uyu nkamukuraho ngasigara ndaza kuba ngize amahoro. Ariko urumva byapfiriye mu myumvire mu ntangiriro. Nyango ubwo urahera za 59 kuvuga ngo aba nibava hano bakagenda bagahunga, ngenda sigara mu gihugu, bakabikoresha muri politiki, ariko n'umuturanyi akumva nugenda azafata isambu yawe, ariko n'ibindi bakumva ko ariho ari bugira amahoro. Ariko iyo abantu bahindukira bavuga ngo igihugu ni ingobyi duhetse n'iki, uwo muri mu ngobyi imwe yagize ikibazo urakigira. Umwuka mubi waza muri iki cyumba turimo twese ntawe wasiga, ntawagenda atagize ikibazo uko turahanga. Ndi umunyarwanda rero aho ibera koko isoko navuga n'ingabo irinda amahoro inayubaka mbere na mbere nuko tuba turi umwe, nkuko wiyifuriza amahoro. Ubwo nitwumva ko twumva nk'abanyarwanda ko turi abanyarwanda twese, u Rwanda rwacu tuzarwifuriza amahoro, kwifuriza amahoro tuyakorere, kubera ko icyo gihe wumva ko kuyabura k'u Rwanda niko kera ngira ngo bimaze kugira. Hari naho wasanga reba nk'abacengezi cyangwa umuntu agashyikira abacengezi ari mu gihugu, nuvuga ngo hari icyo abatarumva ko igihugu nikigira ikibazo nawe ari bugira ikibazo. Ndi umunyarwanda rero navuga ko nkuko wari wibajije ni isoko ikomeye y'amahoro, ni n'ingabo irinda amahoro no gukomeza kandi kuyubaka, kuko bigomba kugenda biherezwa n'abatoya, wenda tubihererekanya tubigeza ku bato turaza kubivugaho. Ariko navuga ko ndi umunyarwanda mu by'ukuri ni isoko y'amahoro, kuko idahari nyine igiye nirengera nibwira ko ushaka amahoro yanjye nawe ushaka yawe mu buryo bwawe, ntabwo bivamo ahubwo kubura amahoro. Kandi ndumva rero ndi umunyarwanda kuko nimaze kubisobanura ari izingiro rwose ku bijyanye n'amahoro. Ibimenyetso rero biva ku muntu mbere na mbere, umuntu ku giti cye, bikazagenda bikagera ku muryango mugari nk'igihugu, kuko wafata umuntu, wafata umuryango nk'igihugu, ariko hari n'akarere, hari n'isi, bigiye byaguka. Ariko twebwe tuvuga ndi umunyarwanda, turavuga twebwe nk'abanyarwanda, turavuga u Rwanda, bitangira ku bantu. Niyo mpamvu ngira ngo n'akazi kanini gakomeye dushimira Unity Club yagiye ikora, cyane cyane kugerageza gukora ku mitima y'abanyarwanda, ku bikomere by'abanyarwanda batewe n'amateka, ndetse no kubivurana nk'abanyarwanda. Ako ni akazi twagiye tubona Unity Club ikora cyane, ariko noneho no kubigisha, kutwereka koko amateka yaduteye ibibazo no gufata ingamba hamwe. Aha rero navuga ko ibimenye iyo uhereye ku muntu, iyo uganiriye n'umunyarwanda ukamubaza urumva umeze ute, ubushakashatsi bukorwa urabuzi ku bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, ibyo abanyarwanda bivugira, ndumva ntekanye, ndumva ntikanga ko hari uwampungabanya, ndumva ntikanga ko jenoside yagaruka, ni urugero, cyangwa se ntuza ikigereranyo gito kikabwe kitenda cyafite impungenge. Ibyo ni ibipimo bigenda bikwereka ko bihera ku muntu ku giti cye. Ariko iyo navuga ko ikubitiro nuko wowe wifuriza amahoro abandi, kuko icyo bibye nicyo usarura. Akenshi dushaka guhindura abandi tutihinduye. Navuga ko iyo ubajije umuntu akabwira ati genda numva afite amahoro, numva ntekanye, ubwo bita bikubwira ko n'uwo baturanye ashobora kuba afite amahoro, kuko amuha amahoro. Icyo bibye rero kiragaruka. Nkaba numva navuga ko igipimo wagipimira kuri buri muntu, ariko n'igipimo wagipimira ku muryango nyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Bwa bushakashatsi buze bugaragaza avuga ati igihugu mu bihugu bya mbere aho abantu bagenda nijoro ntacyo bikanga, aho abagore bashobora kugenda nabo nijoro mu mihanda ntacyo bikanga. Ubushakashatsi burakorwa, murabuzi, budakorwa no mu Rwanda gusa, no mu rwego mpuzamahanga, rugaragaza uburyo abanyarwanda bafite amahoro batekanye. Ariko biragenda bikagera no mu bwisanzure no mu mibereho yindi isanzwe. Ntibivuze ko umuntu yaba afite bya bindi ashaka byose, ariko ibihari uko bishoboka biragera ku bantu.
umuntu arumva yisanzuye kandi bihari arabona nta wabimurinze biramugeraho nk'abandi. Iyo ureba rero mu Rwanda ubushakashatsi buhari, gahunda zihari zirengera abatishoboye n'ibindi, niyo ubaganirije ukumva ubuhamya bwabo, wumva umuntu afite amahoro, akumva muri atekanye ntacyo yikangamo imbere, ariko n'inyuma aho agenda cyangwa kubimugenerwa kimwe n'abandi banyarwanda ukumva nta mpungenge bifitemo ku bihari nuko abigezwaho. Ibindi rero ni umutekano muri rusange, ugenda ahantu n'umunyamahanga aza nta muntu azi, nta kikavuga atangaha ahantu ndabona ari amahoro hatekanye. Navuga muri make ko ibimenyetso ubipimira kuva ku muntu umwe ku giti cye ukagenda uzamuka ukagera ku muryango nk'igihugu. Ariko umuntu abwiye undi ngo mpa amahoro nicyo kintu ngira ngo hari nsigaranye. Unanyibukije stade Amahoro nayo uvuga uti dufite n'ibikorwa byinshi n'imvugo azi kwibutsa akamaro k'amahoro n'uburyo abanyarwanda ubundi mu by'ukuri batakabaye babuzanya amahoro. Ariko ikindi kintu dufite buriya kinakomeye ni amadini n'amatorero. Yewe nta na rimwe ndumva rwose ryigisha ibihabanye n'amahoro. Ariko turebye mu mateka yacu Mufti, ngira ngo tusanga rwose niba navuga ngo amadini yaraduhemukiye, yaba insengero za kiliziya ziberamo zikorwamo jenoside yakorewe Abatutsi, ariko rwose n'ikirenzeho ngira ngo n'abayikoraga biragoye kubonamo umwe cyangwa babiri utari ufite aho asengera. Mwebwe mu mwihariko wacu nk'Abanyarwanda, iyo tuvuga aya mahoro muyahuza mute n'imyemerere n'ukuri kw'imibanire yacu? Murakoze. Cyambere nuko nkuko nabandi babisobanuye, amahoro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu, ndetse birenze umutekano, ko umutekano wenda ni kimwe mu yagize, ariko amahoro yo no kuvuga ngo twabisobanura ngo nuko bafite amahoro imbere n'inyuma. Imbere muri we no mu muntu akaba atuje mu mitekerereze ye, mu mutima we, mbese icyo twakwita nk'ituze. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi kubirebana n'imibanire, amahoro mu madini, nagira ngo mvuge ko hari ibintu bibiri dutandukanye. Hari inyigisho z'umwimerere w'idini, ariko hakaba n'abanyamadini bashobora kwitwara nabi, ariko inyigisho zitahindutse ngo nazo zibe ko wenda ziyabangamiye amahoro ubwazo, zishobora gusobanurwa nabi. Hari abitwaza imirongo imwe bakayisobanura mu cyo twakwita muri context itariyo, ukabona arashaka gukora ikintu agihuze n'icyo yasomye wenda cyavugaga ikindi. Ibyo ngibyo nabyita ko ari gusobanura inyigisho cyangwa inyandiko ntagatifu abanyamadini bagenderaho. Ariko imyifatire y'umuntu wihaye idini cyangwa se wiyeguriye idini cyangwa n'umuyobozi waryo biba bitandukanye n'inyigisho nyirizina z'idini, kuko uriya muntu ashobora kwitwara nabi. Ariko muri rusange idini muri gahunda yayo, amadini yose ahamagarira amahoro, ndetse turayagira mu ndamutso. Ariko babuzanya amahoro uko bamufite rwose, bose ayo madini bayabamo. Ubwo nyine aba yananiwe kubahiriza ikidini ye imusaba, ahubwo waba yateshutse ku nyigisho z'idini. Ni ukuvuga ngo nta dini ihamagarira abantu amacakubiri, iyo ntayo. Nta dini ihamagarira abantu kugirirana nabi, nta dini ihamagarira abantu kwica abandi. Icyaha cyo kwica no kumena amaraso ni icyaha gihuriweho mu nyandiko zose ntagatifu abanyamadini batandukanye bagenderaho, ndetse kiri mu byaha bikomeye. Kuba rero umuyisilamu cyangwa umukristo yagaragara mu cyaha cyo kwica undi, cyo kwica umuntu amurenganyije, aba yatatiriye n'igihango cya rya dini. Ntabwo ari idini riba ryamutumye, ahubwo we aba yanyuranyije n'ikidini ye imusaba. Nubwo yaba ari uwihaye Imana, aramutse abigiye muri iyo nzira, ntabwo idini ariyo iba yamutumye, kuko mu idini ntabwo mu mwimerere wayo harimo guhamagarira ubutumwa bubi, gusenya, kwica, guhemuka, kugira nabi. Ahubwo idini iba ari ihamagarira abantu ubutumwa bw'amahoro, kugira neza, kubanira abandi neza, kubahiriza abandi. Ariko nanone nk'uko twabivuze, imyifatire y'umuntu iba ari we wateshutse ku nshingano zo kwemera kwe. Niyo mpamvu aramutse agukomeye ku kwemera kwe akagukurikiza uko bikwiye, ntabwo yajya muri iyo myifatire idakwiye.
ikindi ugiye kureba neza ubutumwa ndetse no kubana hagati y'amadini, tunashimira Imana yuko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ahandi abanyamadini ubona bahanganye cyangwa se bahanganisha abayoboke babo, ariko burya iyo imiyoborere ari mibi burya ikwira mu bintu byose, no mu madini naho bigenda nabi, no mu bikorera bigenda nabi. Burya imiyoborere y'igihugu ni ikintu gikomeye cyane, ni wo musingi uha umurongo ibindi byose. Iyo abanyamadini n'ubundi bari mu gihugu kiyobowe neza, nabo birabafasha bikanaborohereza kugira ngo bagire imibanire myiza. Iyo bari mu gihugu cyanga amakimbirane n'amacakubiri, nk'uko tubizi yuko mu gihugu cyacu mu byo tugenderaho twiyemeje kuba bamwe muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ubwo abanyamadini bose bari mu Rwanda natwe no mu mahuriro tugira duhuriramo, natwe ubwo turi muri iyo njyana. Nubwo bwose n'imyemerere yacu nko nabivuze ibidusaba inabidutegeka amahoro, kwifurizanya amahoro, ndetse turabigira mu ndamutso. Murabizi urugero muri Islam tugira indamutso, iyo uhuye n'umuntu amubwira ati assalamu alaikum, amahoro y'Imana agusakareho. Urumva rero ni ikintu gikomeye. No mu bandi bavuga bati amahoro amahoro. Rero ndahamya neza yuko Turkiyo basezeranaho rwose. Yes. Ngo muhana amahoro ya Kristo. Ndabibona buri gihe. Urumva yuko rero amahoro arimo mu mwimerere w'amadini. Hanyuma nk'uko navuze iyi miyoborere ari myiza, tugarutse mu gihugu cyacu dufite amahuriro atandukanye duhuriramo nk'abanyamadini, bakicara bakajya inama, ndetse tunagira n'uruhare muri izo gahunda zose. Iyo ya Ndi Umunyarwanda nk'uko bayivuze neza bati ni isoko ariko ikaba n'ingabo irinze amahoro mu Rwanda, kubera yuko n'impamvu Ndi Umunyarwanda yagiyeho ubwayo yari ije gukemura ikibazo cyabangamiye amahoro y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo amahoro y'Abanyarwanda yarabangamiwe, himakazwa amacakubiri, yabyaye ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hanyuma rero ubwo hari habuze amahoro mu Banyarwanda. Rero kubera yuko icyari cyabaye impamvu yo kubura kw'amahoro byari amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ibyo rero byasimbuwe na Ndi Umunyarwanda nk'imiyoborere myiza igamije guca amacakubiri ariyo yose, yabashingiye ku bwoko, yabashingiye ku turere, yabashingiye no ku bindi bitandukanye. Twese naho tugashyira imbere Ndi Umunyarwanda. Harimo ubutumwa ku madini buvuga ngo nubwo nge nawe tuba dutandukanyije imyemerere, ariko ubwo natwe twese duhuriye kuri ya ngobyi yo kuba turi Abanyarwanda. Ubwo ibindi byose turabirenga, tukareba inyungu ya cya kindi kinini kiduhuje, ari cyo kuba turi Abanyarwanda, tukareba igihugu. Na cyane ko rwose leta y'u Rwanda ngira ngo biri no mu itegeko nshinga, ni leta idashingiye ku idini cyangwa ku umuryango w'imyemerere uwo ari wo wose, binatanga n'ubwo bwisanzure wavugaga ku bemera bose, ariko bigakorwa n'ubundi mu buryo buboneye watubwiraga. Ariko nkitangira ikiganiro nabigarutseho, turavuga imyaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, Abanyarwanda batangiye urugendo rwo kongera kwiyubaka bahereye ku bumwe bwabo, komorana ibikomere, dore ko nk'icyo komorana ibikomere ni rimwe mu mahame cyangwa se mu nkingi za Ndi Umunyarwanda. Dr. Charles Murigande, ndagira ngo utubwire mwese nkurikije uko mwabisobanuye, kuva kuri wowe kujya kuri Bwana Munyantwari kugaruka kuri Mufti, murimo kubwira abadukurikiye, murimo kutwemeza ko mu Rwanda dufite amahoro, sibyo? Turiho turayubaka, ntabwo navuga ko tuyafite 100%, ariko iyo urebye aho tuvuye naho tugeze, rwose umuntu ashatse gusubiza mu igisubizo kigufi wavuga ko ahari, ariko haracyari urugendo. Abahanga rero bavuga ko ahari amahoro hari ibintu biyagaragaza, by'umwihariko mu mwihariko w'igihugu nk'u Rwanda kivuye muri Jenoside. Iyo uvuze ko abantu bavuye muri Jenoside bakaba barimo kuyubaka, ndetse ukaba ugeze aho uvuga uti rwose nta nubwo umuntu yatinya kuvuga ko ahari, hakabaye hari ibigaragaza ko ahari, hakabaye hari ibintu bifatika, kuko abantu batekanye bafite amahoro, noneho bavuye habi
hari ibyo bakora bagana heza mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kuko nk'uko namwe mwabivuze ntabwo amahoro arangirira mu kuyavuga gusa. Ayo mahoro hari imbuto agomba kubyara. Iyo murebye urwo rugendo rw'u Rwanda mu kubaka amahoro, ni ibiki mureba igihugu kimaze kugeraho mukavuga muti dore ibi ni ibiduhamiriza ko amahoro ahari ndetse izi ni imbuto zayo? Mu mwanya Nyentwari yari ari havuga ukuntu hano mu Rwanda abantu bashobora kujya aho bashatse hose mu masaha ayo ari yo yose, waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba uri umugabo, waba uri umukecuru. Icyo ni kimwe cyerekana ko hari intambwe tumaze gutera mu kubaka amahoro mu gihugu cyacu, kuko ibyo hari ibihugu utashobora kubikoramo. Iyo rero ufite ayo mahoro, ufite kwishyira ukizana, bituma noneho ugira icyizere mu gihugu cyawe, ukumva ejo hawe harahari. Noneho ukaba wagira imishinga, ukaba wakubaka inzu, kuko iyo wubatse inzu ubwo ni uko ufashe amafaranga yawe uyateye ahantu. Iyo hagize igikubise ntuyibangatana, ntuyishyira ku mutwe ngo ugende, ntibiri no ku mapine. Iyo rero ufashe ibyo wari ufite byose ukabishyira aho ngaho, ni igipimo cyerekana ko aha hantu hizeye, uhafitiye umutekano, uhafitiye amahoro. Aho ni ku mwenegihugu. Ku mwenegihugu, yewe n'abandi baza gushora hano mu Rwanda. Hari abantu bafata miliyoni 100 z'amadolari bakaza bakazishyira hano, baba bicaye bagasesengura bakavuga bati iki gihugu uko nkibona kimaze kubaka amahoro, kimaze kubaka umutekano, gifite aho kigana hagaragara. Nanjye nazana ibyanjye nari mfite New York, nari mfite Paris, nkabishyiramo. Urwo ni urugero rwerekana urugendo tumaze kugira twubaka amahoro. Umuntu wabaye ambasaderi, ibyo rwose ngira ngo wabivuga neza kurusha undi muntu wese ubisoma mu bitabo cyane. Iyo ureba Nyentwari yigeze kuvuga intambara z'abacengezi. Tutari twubaka Ndi Umunyarwanda ngo umuntu yumve ko mbere ya byose ari Umunyarwanda, aho kuba Umuhutu, aho kuba Umututsi, aho kuba Umutwa, aho kuba Umukiga. Iyo ntambara yaradukomereye, ariko aho Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ko mbere ya byose ari Abanyarwanda basangiye iki gihugu kimwe, ari icyabo, bakwiriye kukirwanira, bakakirinda, bakagiteza imbere. Intambara z'abacengezi zarashize. Natanga urugero, muribuka abana b'Inyange baje bakababwira ati nimutandukane, Abahutu nimujya aha, Abatutsi nimujya aha, tubone uko twica Abatutsi. Abana bakabihakana. Buriya cyari ikigero nyine cyerekana intambwe turiho dutera tuva muri ya macakubiri yaranze u Rwanda y'Ubuhutu n'Ubututsi n'Ubutwa, turiho tugana muri Ndi Umunyarwanda. Mbere ya byose Ndi Umunyarwanda, ibyo nkora byose nkwiriye kubikora nk'Umunyarwanda. Amahoro y'Umuhutu, y'Umututsi, y'Umutwa, y'Umunyagisenyi, y'Umunyabutare arandeba kimwe. Ntabwo nakwemera ko hari uhungabana muri abo ndeba. Napfana nabo, ngerageza kuyabungabunga aho kugira ngo hagire bamwe bayabura. cyangwa uvuza bana b'Inyange, so ari kuguca muri ryo uvuga, nibuka ko bamwe muri bo barakuze ntabwo bakiri abana. Tuguma tubita abana b'Inyange. Nabonye umwe ejo bundi yaraninjiye mu nteko nk'umudepite, naramubonye n'abandi bakora no muri rwa rwego rushinzwe
intwari z'igihugu impeta n'imidari by'ishimwe ngira ngo binahuye rwose n'icyo gikorwa bakoze ngira ngo ni urugero rwiza wagarukagaho rugaragaza iyo ntambwe rwose. Rero nk'uko nabivugaga amahoro niyo abyara ibi bikorwa byose by'iterambere tubona, kuko hatari amahoro hatari umutekano nta terambere rishoboka. Yewe niyo haba hari umutekano gusa ariko abantu bagifite ibikomere mu mutima, bagifite kwishishanya, bagifite kutizerana, byakugora kugira ngo ushore ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe mu gihugu. Ariko kuba abantu babikora ni igipimo cyiza cyerekana urwo rugendo rw'amahoro tumaze kubaka rugenda rubyara n'ibyo bikorwa byiza biteza imbere u Rwanda. Bifatika ngira ngo ni igipimo twavugaga umwihariko w'u Rwanda n'igipimo cy'ubumwe mu Banyarwanda. Ngira ngo mino bumwe iri muri gahunda yo gukora iyo barometa nshyashya, ubushakashatsi bushya bugaragaza aho igipimo kiri, kuko ubwo dufite ngira ngo ahari bumaze igihe, ariko igipimo giheruka dufite cyo mu myaka 5-6 ishize nuko cyari kiri kuri 94.7%. Ngira ngo nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza intambwe igenda iterwa. Ariko uko byamera kose twebwe amateka twanyuzemo nk'u Rwanda harimo aya jenoside yakorewe Abatutsi, birumvikana ko ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'imvugo z'urwango bifite uko byatsinzwe hano mu Rwanda ku gipimo cyo hejuru. Ariko Bwana Munyantwari, ntabwo dushobora kwirengagiza ko mu karere turimo wowe wahoze utanga ingero ko amahoro nyine atangirira ku muntu ku giti cye, ku muryango mugari, bigafata igihugu ariko bikajya ku rwego rw'akarere n'isi muri rusange. Iyo witegereje hirya no hino ku isi hari intambara zitandukanye zigenda ziba, yewe harimo n'izibera mu karere duherereyemo, bikatera impungenge umuntu uwo ari we wese avuga ati nibyo amahoro birashoboka ko tuyafite hano mu Rwanda aka kanya, ariko turebye ibibera hirya no hino ku isi by'umwihariko duhereye mu karere duherereyemo, hari ibyonnyi, hari ibishobora kototera aya mahoro dufite. Mu by'ukuri ntabwo abantu bakwirengagiza ingaruka binagira ku Banyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko umuntu yibaza Abanyarwanda nyine turi muri iyi si imeze gutyo, turi mu karere kameze gutyo, duturanye n'abo duturanye nabo bafite ukundi babayeho n'uburyo bakemura ibibazo byabo, ariko bikarangira ko ari abaturanyi bigarutse no ku Banyarwanda dufite n'ubundi ahandi duhurira mu mateka. Munyantwari, mwebwe musanga iki ari ikibazo kiremereye ku buhe buryo ku mahoro yacu, ese Umunyarwanda akwiriye kucyitwara amande? Urakoze cyane Divin. Ni ikibazo kiremereye ariko kitaduhitana, kubera ko nk'uko wari umaze kubivuga, amahoro abuze hamwe agira ingaruka n'ahandi. Niyo wafata Urusiya na Ukraine ni kure, ariko intambara yaho ibiciro byatugezeho n'ibindi. Ushobora gusanga hari ubucuruzi bwe bwahungabanye cyangwa akagira ibibazo. Ntabwo rero amahoro ari ibikunda yasakara ku isi buri wese akayagira, icyo gihe byaba ari akarusho. Uko bikwegera rero niko navuga, niko n'ingaruka cyangwa n'uwo mwuka ushobora kukugeraho kurushaho. Hari n'ibyo twavuze mu kanya ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside n'abayihakana n'abandi batifuriza neza u Rwanda, nabo bagihari hirya no hino, n'abashaka gukoresha intwaro barimo za FDLR n'abandi n'ababashyigikiye. Ibyo ni ibintu twese tubona nk'Abanyarwanda, ariko icyo navuga maze kuvuga ko bihari ariko bitaduhitana, navuga ni bwa budahangarwa bwacu bushingiye nyine kuri ndi Umunyarwanda mbere na mbere, nk'uko nyakubahwa Murigande amaze kubivuga mu kanya.
niho bishingiye. Tugomba rero guhora duhangaje turi maso, tugomba kuba turi maso tureba icyaduhungabanyiriza amahari icyo ari cyo cyose, ariko intambwe ya mbere ni ukuba umwe. Ndi umunyarwanda no kuba twunze ubumwe kandi twubaka ingufu zo kuturinda mu bato no mu bakuru. Ingufu zihereye mbere na mbere ku myumvire, ariko ingufu zigenda zikagera no mu bikorwa bifatika. Nkaba numva rero mu by'ukuri ni uguhora abantu babireba. Niyo mpamvu n'urubyiruko n'abandi niyo tuganira iteka twiyibutsa amateka yacu, aho twavuye, tukiyibutsa aho tugeze, nk'uko wari umaze kubivuga, tukiyibutsa n'ibyonnyi biri hirya no hino, ku buryo ibyo duhora tubireba, cyane cyane abatoya bakabimenya. Wari ukomeje ku mvugo z'urwango n'inyandiko z'urwango n'ibikorwa, ibyo byose ni ibintu turi bubona bitari kure, abantu babona bidukikije, ariko ikibikwereka nk'uko na nyakubahwa perezida yabwiye abanyarwanda n'abo ku mipaka, akaba ati muryame mutekane mukore akazi kanyu, kandi koko abanyarwanda batekanye. N'iyo bibomborekana ku mupaka runaka, abanyarwanda babona ko bakomeza bagakora akazi kabo, ukumva ko ya mahoro twavugaga, cya cyizere cyavuzwe, ukabona ko bagifite, ko nta waduhungabanya, nta wadutirimura, nta wadutsimbura, yabitekereza yabigerageza, ariko twifitemo cya cyizere cy'ubumwe bwacu n'ingufu zacu. Twumva rero iyo ngabo idukingiye, twumva twizeye kuva guhera mu myumvire kugera no ku nzego zacu z'umutekano, ingabo, polisi, izindi nzego z'umutekano, uko abanyarwanda twese dushyigiye umutekano, yumva ko ari uwe umureba, ku cyasabwa cyose kugira ngo turinde umutekano wacu twagikora, buri wese mu ngufu ze, ntacyo tutatanga. Urubyiruko ko rufite iyo myumvire, ibyo biguha icyizere. Naho ku isi ntabwo ntekereza ko hazigera haba amahoro asesuye, nubwo tubisengera tunabyifuza, ariko biragoye iyo turebye kamere muntu uko iteye, nuko abantu batiga amasomo. Iyo urebye n'amateka yacu ubwayo, ukareba n'abatari kure yacu, ukabona ntacyo biga. N'isi muri rusange, ntabwo ari twe twagize ibibazo twenyine, ahandi byabaye, ukabona ibintu biragaruka bikisubiramo, ukabona rero ko abantu mu kwiga biri hasi cyane. Ariko abanyarwanda tukabona ko tumaze kwigira ku mateka yacu mu buryo buhagije, ku buryo tuyasobanukiwe, dusobanukiwe uburyo twarinda umutekano wacu, ko tumaze kwimenya. No bimwe twavugaga bya umunyarwanda, hari imvugo ujya ubona yanditse ahantu hamwe na hamwe, iyo ujya kwimenya nanjye ukamenya, nabi ntiwaranyishe. Hari n'abajyaga bavuga ngo umunyarwanda iyo ushatse kumugirira nabi ngo ntabwo umubaza, ntumuvugisha, kuko iyo umubajije ngo usanga hari aho muhurira mu masano. Ariko urumva aho byari bikiri muri ya masano matoya, utamubaza ukaza gusanga, kuko uhita usanga hari aho muhurira. Ariko noneho ko twamenye ko dufite aho duhuriye nk'abanyarwanda, kwirinda. Kandi icyo numva nizeye ni uko abanyarwanda twashyize hamwe, dufatanije, nta wadutsimbura ngo adusubize aho twavuye. N'ibibazo byaza twahangana nabyo dufatanyije. Nibyo. Ariko abanyamadini mwebwe ari urwo rugamba ubwo muba mwumva rubareba? Aho muba mwumva murimo? Ruratureba cyane, ndetse duhamya ko rutagerwaho natwe tutagiye mu mujishi ngo dufatanye n'abandi, cyane cyane yuko abanyarwanda imibare ijanisha rinini nyine rigaragaza ko babarizwa mu madini atandukanye. Ubwo rero ubutumwa rwose natwe, ubutumwa bw'igihugu cyacu, gahunda ya Ndi Umunyarwanda, guharanira amahoro, kuyaha abandi, natwe biri mu nshingano z'ibanze ahubwo mu byo dushinzwe. Kubera ko uwo mubare munini, hari abaza gusenga ku wa gatanu mu bayisilamu, ku wa gatandatu mu badive, ku cyumweru mu bandi bakristo basigaye. Urumva yuko iki gice kinini rero muri iyo minsi 3 yonyine ubutumwa twatanga bwagira akamaro kandi bukagera kuri benshi. Rero natwe nk'abanyamadini turabafatanyabikorwa kandi beza b'umurongo w'igihugu, ndetse natwe mu bo ureba tuba turimo. Hari ikintu nifuje kongeraho ku birebana n'icyo wabaje cy'ibipimo cyangwa ibimenyetso, wenda nk'ibintu bibiri. Buriya iyo turebye amatora aya ngaya duherukamo, amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, ugiye kubireba neza mu bihugu bitandukanye, mu bihe nk'ibyo tuvuyemo, umuriro uba waka, abantu
baracitse urondogora, abandi barahunze, abandi bapfa, mbese mu gihugu haraye intugunda nyinshi. Ariko ugiye kureba neza uburyo abanyarwanda ndetse twabyise naho ari ubukwe n'ibirori, ubundi amatora y'umukuru w'igihugu kiba ari ikintu gikomeye cyane, kandi nibyo koko kirakomeye. Ariko ugiye kureba umwuka abanyarwanda bayategurana kugeza arangiye ku munsi wa nyuma no kugeza gutangaza amajwi n'ibyavuyemo, mu by'ukuri ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko mu gihugu hari amahoro. Uburyo ubwitabire, umuntu umukandida akaza agahura n'abantu 500,000, 400,000, ndetse mu mwuka mwiza ukabona bafite urukundo, bafite ubusabane, abantu barishimye, bigakomeza. Kiriya ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko mu gihugu hari amahoro, naho intambwe y'amahoro iba igeze. Ikindi nanone, biriya by'abacengezi twavugaga, abacengezi n'ubundi buriya ntabwo barahari kuva kiriya gihe, ahubwo twibaze ngo kubera iki byashobotse noneho ko babasha gutera babacengezi ba cya gihe, abo ubu ngubu bakaba bavugira hanze ntibatere, ntibagire icyo bageraho. Impamvu abaturage mu gihugu kubera ya mahoro no gushyira imbere ndi umunyarwanda, ubu ngubu byarabananiye kubinjiriramo no kubakoresha, kubera ko umurongo warafashe. Cyo wabajije aho bigeze, ubu biragoye guca abanyarwanda ibiti. Biragoye kuko mbere cyageza 96 ngira ngo n'8 hari niba ntibeshye, bazaga kuvuga ngo twe n'urugero turi abahutu turagarutse, bagasanga hano hari umuntu ugifite iyo myumvire, akavuga ati nzamuhisha kuko wenda aje kudufasha ibi n'ibi. Ariko uyu munsi wa none iyo si turufu ubu ngubu, umuntu aravuga ati reka birashaje, twarabirenze iyo turufu y'ubwoko, twe turi abanyarwanda. Nta muntu waza kudusenyera igihugu turi abanyarwanda, twe turi bamwe. Nibyo Munyentwari amaze kuvuga ngo dufite isano ryo kuba turi abanyarwanda. Ubu si isano uza kutubwira ngo wowe ngo uri mu bwoko ubu n'ubu, ibyo twe twarabirenze. Umurongo igihugu cyatwigishije, uko twabonye inyungu bitugejejeho, ibyo tuzakomeza kubirinda. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane kinagaragaza yuko akenshi abantu bose bashaka gusenya ibyagezweho. Iyo babuze ababatera inkunga imbere mu gihugu, abaturage bashyize hamwe nk'uko tubibona, tunakomeza no kubyubaka no kubiharanira, abariya bo hanze uko baba bameze kose ntacyo bashobora kugeraho. Iyo basanze igihugu cyubatse gifite inzego z'umutekano, ariko n'abaturage nabo bumva umurongo mwiza, ibyo rero ni intwaro dufite ikomeye cyane, ari nayo ituma bariya abantu ntacyo bageraho, ndetse nta n'icyo bazanageraho. Yego, ni ikintu gikomeye. Ngira ngo ubwo natwibukije rwose ibihe abantu bavuye mu by'amatora bikiri mu mitima y'abantu, abajya batebya rwose bakavuga bati hari indirimbo zimwe zo mu matora na kampeyini ati zanze kumvamo, abantu bashiduka arimo kukaririmba. Kandi rwose ubona hashize amezi hafi 2 amatora arangiye, ariko wakumva ibyo mumaze kuvuga rwose yakumva ibintu byera ngote. Nta mbogamizi mubona Dr. Murigande mureba mukavuga muti hari izi mbogamizi, ariko n'ingamba zafatwa kuko abantu batabaye maso ibi byose tuvuga bishobora kuduca mu myanya y'intoki? Imbogamizi zo ntizibura. Duhereye naho Shehe arangirije avuga kuri abo bantu barwanya u Rwanda, baba ari abari hafi za FDLR n'abandi basa nabo, baba ari abari kure Burayi, muri Amerika tekinoloji yegereje u Rwanda bakoresheje za YouTube n'abandi, bahora bavuga ibintu bishobora gutanya abanyarwanda, ibintu bibi byinshi. Ibyo ni ngombwa ko duhora twiteguye kubirwanya. Turamutse turangaye tukabyihorera, baroga, kuko ni uburozi baba bariho batanga mu gihugu. Bashobora kugenda
baroga bake bakeya amaherezo ugasanga n'ibyo twagezeho nubwo bishikamye nubwo bikomeye nubwo nk'uko Munyentwari yabivugaga ngo ibyo twagezeho birakomeye turangaye ntihabura ababihungabanya. Ni ngombwa rero ko duhora turi maso, ibyo bavuga babeshya tukabibeshyuza. Aba bantu bigisha ideoloji ya jenoside cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside, abantu bahora bapfobya jenoside yabaye, abantu bahora banenga ubutegetsi bwacu, n'icyiza dukoze cyose barakinenga, bakavuga ngo buriya hari ibindi byihishe inyuma. Bya bindi ubura icyo unenga inka ukayinenga icebe ryayo, igicebe cyayo ari kinini. Ibyo ubiretse gusa bigakomeza, ntihabeho gusobanurira abaturage nabo ukanabakangurira guhaguruka ngo babirwanye, buhoro buhoro byashobora kudusubiza inyuma. Ariko icyiza nyine ni uko abantu barakanuye, cyane cyane ubu rero intambara tubamo ya tekinoloji ntabwo izarwanwa n'abantu barwanye iyo kubohora u Rwanda, kuko abenshi ntabwo iracyari nshya, ntabwo bize tekinoloji. Ariko urubyiruko dufite ni ngombwa ko rusobanurirwa neza, rugasobanukirwa ndi umunyarwanda, rugasobanukirwa amateka y'u Rwanda, rugasobanukirwa ibyo u Rwanda rukora, rugasobanukirwa politiki z'u Rwanda, ku buryo bo kubera batuye muri espace technologique cyangwa se muri iyo si y'ikoranabuhanga, nibo bazarwana urwo rugamba. Byaba ngombwa bakegera abasaza bakabaganiriza, noneho bakabona amasasu yo gukoresha. Ariko ni ngombwa nyine ko urwo rugamba tururwana, turamutse turangaye badusubiza inyuma. Hari rero n'abandi basanzwe nyine ari inshuti z'abo bantu baba baturwanya muri diplomasi na hehe. Ni ngombwa ko abadiplomate b'u Rwanda bahora bakanuye, ntibarangare, ntitujye tugubwa gitumo na za ripoti n'ibiki byose bishobora kudusubiza inyuma. So ni ingamba ku bibazo n'inzitizi bigaragara. Munyantwari, Ambasaderi Murigande avuze ku ruhare rw'urubyiruko muri iyo ntambara y'ikoranabuhanga, ariko muri rusange umusanzu w'urubyiruko ukwiye kuba uwuhe mu kubungabunga amahoro ahari, ariko no mu gukomeza kuyubaka, gutera intambwe zikurikiyeho? Navuga ko umusanzu w'urubyiruko ni indasimburwa, kandi nta n'icyiciro wavuga utajyamo, kuko iyo tuvuga amahoro, cyane cyane amahoro arambye, nibo bazaramba kuturusha, niba ko nabivuga. Barambane nayo rero bagomba igihe kirekire cyo kuyabamo no kuyakorera. Ni ngombwa rero, ariko tubifitemo uruhare runini. Icya mbere ni uko urubyiruko rwacu kandi rufite byinshi rubihamagara, rushobora naze kuvuga rubirangaza, ariko bishobora kururangaza. Ni ngombwa ko iby'ibanze bitaburamo. Niyo mpamvu nko mu kazi dukora, nanjye mu muryango ndimo uyu munsi, ndavuga imiryango nk'uko tubivuga itari iya leta, Trust, twibanda cyane ku rubyiruko, tukibanda ku barezi, ababarera ndetse n'ababyeyi, kugira ngo urubyiruko rugire iby'ibanze birimo gushishoza no gusesengura.
critical thinking, yego bagire gushishoza, boye kumira bunguri. Kurumva niba ajya no kuri izo mbuga n'ubundi babaho cyane, tuzi ko baho cyane banashoboye kuturusha, arajyana iki kuko imaze kuvugwa amasasu akoresha nahe kuri urwo rugamba, agomba kubigira akaba ashobora gusesengura no gushungura ku buryo atamira bunguri. harya ubwo uburyo buhari mubona buhagije, nta kinzego zikwiriye gukora nyine mu guha urubyiruko ibikenewe mu kurwana urwo rugamba? Mubona ubwo buryo burahari buhagije cyangwa hakenewe kongeramo imbaraga? Uburyo burahari ariko bugomba gukomeza kongerwa. Navuga ko hari ibyo leta ikora muri rusange, hari iby'imiryango ikora, navuga imiryango itari iya leta, hari bikorwa hirya no hino no mu mashuri, ariko ubona ko bikeneye kongerwa. Iyo ureba wenda umubare nk'uburyo twigisha ibijyanye no kubaka amahoro n'indangagaciro, ni ibintu byigishwa mu buryo navuga atari isomo riza ngo rijye mu bufatanye na Minisiteri y'Uburezi. Ni ukuvuga ko umwarimu wigisha imibare afite uburyo nawe yigisha indangagaciro n'amahoro, mu buryo yigisha n'uburyo asobanura no mu ngero akoresha. Kera simbizi baza ntashaka kuvuga, ariko hari umwarimu twahoranye wajyaga atanga ingero avuga ati abantu naba ukuyemo aba hasigara bangahe, kubakuramo yavuga kubica. Urumva nko mu mibare ukazana ingero udahana naba wisha aba ukagira ute hasigara bangahe, usigaje bangahe bo kwica. urumva ni ukuvuga ibyo bikwereka ko umuntu wigisha imibare, umuntu wigisha igifaransa, umuntu wigisha icyongereza, umuntu wigisha isomo ari ryo ryose agomba kuba afite ubwo bushobozi bwo kwigisha urubyiruko rw'u Rwanda indangagaciro n'umuco w'amahoro. Ibyo rero abo bantu bose kugira ngo bazagerweho kandi babigire, ari leta, ari abafatanyabikorwa, ari abandi, hakwiye kwiyongeramo, tugakomeza twongera ingufu, umubare w'abikora, umwanya, uburyo, kugira ngo bikomeze byiyongera. Birakorwa, ariko ni ukuvuga ko tugomba kubyongera ku cyo wari ubajije. Ikindi ni icyo dusoza ku rubyiruko, navuga kwiyumvanamo, turavuga ngo umunyarwanda impasi, kwiyumva mu wundi. Niba yahozwe bivugwa by'amadini n'abandi, hari umuntu usenga kuva no mu gusenga ariho aracomekamo akantu k'igokora kandi basenga, cyangwa yavuga idini rye agashaka kuva asigaye yose ni abanyabyaha n'abantu batarimbuka. Ukumva imvugo iri mu bintu byiza ariko ntirimo amahoro. Ariko ntabwo ni urugero, ntabwo nashaka rwari urugero. Mumbabarire, icyo nasorezaho mu biganiro tujyana n'urwo rubyiruko cyane cyane, byaba gushungura n'iki, bigomba kurangira buri muntu afata ingamba ku giti cye, personal individual responsibility, kumva ko nawe afite uruhare mu kubaka igihugu, mu kugira indangagaciro no kubaka amahoro. Inshingano kuri buri wese. Turasoje. Mufti w'u Rwanda, ngo amasegonda 20 aricyo ushaka gusorezaho? Nta kibazo. 20. Murakoze. Mu by'ukuri amahoro twese turayakeneye. Cya kabiri, amahoro niyo shingiro ry'ibindi byose twifuza kugeraho. Bityo buri wese agomba kugira uruhare rw'aho ahagaze, akajyana muri ya njyana ya ndi umunyarwanda kugira ngo twubake igihugu cyacu. 20 namwe mwayakoresha. Murakoze. Nubwo ntahagarariye amadini, ariko nagira ngo mvuge ko amatorero n'amadini mu Rwanda bihuza abantu bagera kuri 95% baza kubatega amatwi bizanye, nta kiboko kiriho ntaki, kandi biteguye kubatega amatwi no gushyira mu bikorwa ibyo bababwiye. Baramutse bahagurutse bagafasha leta kubaka umunyarwanda twifuza, umunyarwanda wumva akunze u Rwanda, agakunda abanyarwanda, agakunda mugenzi we, byakwihuta. Nicyo Unity Club isaba abanyamadini kongera uwo musanzu cyane rwose. Turabibasaba, twabyemeye kandi barabishoboye baramutse bashatse kubikora. Urugendo rwacu rwakoroha. Baranabyemeye. Tuzanongeramo imbaraga. Urumva amadini yose yigisha ko twese turi abana b'Imana. Ubundi se hari umuntu wica umuvandimwe we? Nta muntu wakaba yica umuvandimwe we. Umuvandimwe wawe ukora ibishoboka byose kugira ngo umuteze imbere. Yego.
ukora ibishoboka byose kugira ngo umutabare umuvana aha umujyana heza. Amadini rero ahagurutse akabyigisha akavuga ko kubiteshukaho ari icyaha gikomeye kandi abantu batinya ibyaha. Mu gihe gitoya rwose urugendo rwatworohera nk'abana b'Imana. Twese abemera Imana, ariko abemera Imana baba abanyamadini bashyireho akabo, ariko natwe tuba muri ayo madini n'amatorero natwe nyine duhere kuri twebwe ubwacu. Nibwo butumwa dusorejeho bwa Unity Club. Dushimire cyane Ambasaderi Dr. Charles Murigande, umwe mu banyamuryango b'umuryango Unity Club Intwararumuri. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kudutumira. Nyemerere kandi dushimire Mufti w'u Rwanda Shehe Musa Sindayigaya, akaba yari ari muri iki kiganiro ahagarariye ihuriro ry'abanyamadini n'amatorero hano mu Rwanda. Mwakoze cyane Mufti kwitabira ubutumire. Dushimiye kandi Bwana Munyantwari Alphonse, akaba ari umuyobozi w'umuryango Aegis Trust hano mu Rwanda. Tubashimire namwe kwa mwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane ku butumire. Tubashimire cyane namwe twari kumwe kuri Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda. Ibihe byiza aho muri. Nitwa Divin Uwayo, urubuga Rwanda Umunyarwanda rwo naho butaha. Ibihe byiza.